n'amakuru adasanzwe n'ibintu byiza cyane n'ibintu bitunguye abantu benshi kubona perezida yongeye gusabana n'abantu bagiye batandukanye by'umwihariko urubyiruko harimo n'ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye byitabira gusa kuri iyi nshuro byari bitandukanye. Mbere twagiye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, perezida ubwo yavugaga ku bantu nka Baskovia n'abandi bake na bake yagendaga avuga, ariko kuri iyi nshuro aciye impaka. Abantu benshi bibazaga bati ese perezida ibye biba bimeze bite? Kuri iyi nshuro rero ni ibirori byari byiza cyane bikunda kuba buri uko umwaka nyine ugiye kurangira, aho perezida ahurana n'urubyiruko bakaganira akavuga byinshi bigiye bitandukanye. Abibazaga byinshi rero kuri iki kiganiro cyabaye, hari ibintu byabayemo byinshi by'umwihariko kuri The Ben ndetse na Bruce Melodie bifite icyo bibasobanuyeho cyane, dore ko uwitwa The Ben yigeze gutangaza ko ashaka gutumira perezida Paul Kagame. Ese koko yaba yamutumiye cyangwa byarangiye nyine ari icyifuzo? Dore ko nkuko nawe urimo urabibona, urabona ko bagiranye ibihe byiza. Nkuko ku munsi w'ejo rero mwabonye natangaje kuri community channel mbaza mvuga nti urabona ko The Ben nta foto nk'ingi afite ari kumwe na perezida ihari, maze abantu bakantera amabuye bamwe na bamwe bati ibintu si foto birarenze. Ariko rero hano The Ben ndakeka ifoto hano urabona ko yamaze kuba yayitahana. Ubu ngubu nawe afite ifoto ari kumwe n'umukuru w'igihugu perezida His Excellency Paul Kagame. Hanyuma rero ibyo ngibyo si cyo kibazo, ahubwo ngiye kukubwira ibindi bintu bitunguranye cyane. Noneho rero murabizi ko turi mu minsi aho uwo bita The Ben ndetse na Bruce Melodie bari mu makimbirane y'urudaca, umunsi ku isaha isegonda ku isegonda. Turi kwakira message zigiye zitandukanye, turi kwakira post zigiye zitandukanye zihanganisha Bruce Melodie ndetse na The Ben ndetse n'abayobozi bakomeye ba Edouard Nduhungirehe, ubwo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'urubyiruko utuma twishima Butara, nawe yaje kuza muri iki kibazo cyangwa se muri iyi competition ya The Ben na Bruce Melodie. Ariko abantu ntago bumvaga ko hari n'ikintu wenda hari n'uruhande rwagaragara ku ruhande rwa perezida cyangwa se perezida kuba hari ikintu yabivugaho cyangwa se n'ibindi byinshi umuntu nyine yumvaga ko bitashoboka. Murabizi ko uwo bita Edouard Nduhungirehe we yatangaje ko nyine The Ben atagomba kugiranwa n'uwo ari we wese, ariko nabwo atangaza ko yumvishe cyane umuhanzi Bruce Melodie ku rubuga rwa Spotify. Ikindi kandi agaragaza ko nyine ari we muhanzi yumvishe cyane kuri Spotify n'indirimbo ze arizo ziri imbere. Gusa icyo si ikibazo, ahubwo rero muri ibyo biganiro byabaye ku munsi w'ejo niho habereye agashya. Mbere na mbere turabizi ko abantu bagiye batandukanye bagiye baca impaka kuri iki kintu, na ba Diamond bo muri Tanzania bagiye bavuga uwo babona urenze hagati ya The Ben na Bruce Melodie. Gusa kuri icyo gihe uwo bita Diamond yavuze ko The Ben ari urenze. Icyo gihe harimo hashize umwaka, harimo na Melodie, harimo na The Ben, harimo na Bruce Melodie, avuga ko The Ben ari urenze. Ariko abantu baza kuvuga bati yagendeye ku bushuti kubera ko banakoranye indirimbo mu myaka 3 ishize. Urumva rero nta yindi mpamvu rero nuko nyine bakoranye indirimbo, bafitanye imikoranire. Bya Melodie byo murabizi ukuntu bya indirimbo bari bafitanye yaje gupfa. Ibyo ngibyo ntago ari cyo kintu kimpagurukije kugira ngo nkubwire, ahubwo perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, niwe muri kano kanya navuga ko utumye abafana ba Bruce Melodie bahaguruka ndetse n'abafana ba The Ben bongera guhaguruka nyuma yuko nyine hari gutegurwa igitaramo kizaba ku ya mbere z'ukwa mbere 2026. Ubwo rero perezida Paul Kagame yahise avuga ati hari ibiganiro yari kuvuga nkuko nyine bisanzwe yari yafashe ijambo, kuko nyine nkuko bisanzwe agenda aganira. Hano rero yahise avuga ngo nigeze kumva indirimbo hano ivugamo igiswahili ngo bado na ni bado kweli. Yahise akomoza ku ndirimbo yinjiye ngo bari kumva nyine asa naho avuze uti iriya ndirimbo ari nziza. Indirimbo bita Bado ya Bruce Melodie yayivuzeho abantu barumirwa, baravuga bati perezida Paul Kagame avuze ku ndirimbo y'umuhanzi Bruce Melodie. Abantu bati abafana bati 001 munyakazi bati rero buriya nuko nyine perezida batabitangaza, ariko abagaragaje ko akunda nyine indirimbo za Bruce Melodie, kuko nyine iyo wumvishe indirimbo ukayikunda uko byagenda kose nyine uba wagize icyo bita urukundo rw'indirimbo
nyine ubwo n'umuhanzi wa wamukunda wenda ntago tuvuze ko asanzwe acuranga cyangwa se nyine yumva indirimbo za Bruce Melodie kuko ntago twabishinga hagati, ariko iyo wumvisha umuntu nyine ahise avuga ku kintu, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu abantu benshi babuze, dore ko Bruce Melodie atari ubwa mbere ahuye na Paul Kagame, bwa mbere bigeze guhura ari nabwo nyine nababwiraga ngo The Ben we nta foto afitanye na Paul Kagame. Hano rero byahise bigaragara ko hashobora kuba harimo akantu ko Bruce Melodie kuri Paul Kagame cyangwa se kuri His Excellency Paul Kagame ari we uyoboye kurusha nyine The Ben, nubwo nyine atari ibintu washinga hagati. Kuri inshuro rero abantu bibazaga bati ese The Ben ko yagiye avuga ati natumiye mu kiganiro yagize kuri RBA, yaravuze ati angiye mfite gahunda yo gutumira umukuru w'igihugu Paul Kagame, nawe akaba ari muri BK Arena ari kudushyigikira. Ese byagenze bite, bimeze bite? Ubundi mu kanya gato yagashize nibwo duhise tubona post ya The Ben ashyizeho post ari gukora mu biganza bya Paul Kagame. Ndakeka nawe uri kubyibonera kuri screen yawe, uri kubona The Ben yari yiziwe ari kumwe n'abandi, ariko urabona ko nyine nawe yari achievement, ni ikintu cyiza cyane gukora mu biganza by'umukuru w'igihugu. Ukibaza uti rero byarangiye bimusabye, byarangiye bigenze bite? Iyo post rero ndi kukubwira, iyo post uri kubona ni post yashyizweho mu kanya gatoya na The Ben we ku giti cye, arangije avuga nyine ashimira ati ni byiza cyane nyine kuba dufite umuyobozi nk'uyu nguyu, ni byiza cyane. Hanyuma abantu muri comment baravuga bati ese yaba yaguhaye icyifuzo cyawe, yaba yacyemeye? Ariko byarangiye nyine nta kintu nyine The Ben abivuzeho. Abantu baracyamubaza, tukibaza tuti se bigeze bagirana n'undi n'ikindi kiganiro? Abandi nabo bati Paul Kagame yavuze kunoza kuri 001 cyangwa se Munyakazi. Urumva rero nayo magambo ari kumbuga nkoranyambaga bavuga bati ngo na Paul Kagame afana Bruce Melodie, ngo none wowe urinde wo kudafana Bruce Melodie. Niko kumbuga nkoranyambaga abantu bari kugenda bavuga. Ese wowe mu mboni zawe cyangwa utagendeye kuri fanatism, wowe ubona ari nde muhanzi ukwiriye kuba umuhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda? Tuvuga tuti uyu nguyu rwose rwariciye, uyu nguyu niwe wa mbere, tutagendeye ku bindi nk'ukuntu twumva muri Tanzania tukavuga tuti uko byagenda kose nta bindi bintu byo kuvuga. Umuhanzi bita Diamond Platnumz ni umuhanzi ukomeye wa mbere hariya mu gihugu cya Tanzania. Ese mu Rwanda wowe ubona ari nde ukwiye kuyobora abandi? Tukaza tuvuga ngo uyu nguyu ni uyoboye. N'ikindi kandi ugomba kumenya icy'ingenzi cyane nuko indirimbo Pom Pom y'umuhanzi Bruce Melodie na Diamond Platnumz ishobora gusohoka muri kiriya cyumweru, no kuvuga ngo muri ira weekend, kubera ko manager wa Bruce Melodie ukaba ari wona ukuriye 155 AM bita Coach Gael yatangaje ko ubwo nyine ku yambere z'ukwambere bafite igitaramo na The Ben, hanyuma muri ira weekend bakaba bafite gusohora indirimbo bita Pom Pom. Sina makuru atari yagaragazwa nyine ngo byemezwe, ariko ni post Coach Gael yashyizeho. Urumva rero birashoboka cyane. Ese wowe urabona ari Munyakazi 001 ndetse na The Ben igisamagwe cyangwa se one of the kind, wowe urabona ari Nurense? Byandika muri comment uko byumva. Ngiye mwari kumwe n'ingiye bita Hubert, wibuke subscribe, like, share na comment, maze duce impaka tumenye ukuntu ibintu byose bihagaze. Ese ninde mwami w'umuziki cyane mu gihugu cy'u Rwanda? Reka ngushimire nkubwire ngo naho ubutaha. Ni Hubert wishuri byashukana kuri Mega TV Rwanda. Ciao, bye bye.